ndabasuhuje ndabasuhuje cyane mwe mukunda ibiganiro byacu, mwe mukurikira umuyoboro wa YouTube Ijuru Ntirikorerwa TV ndetse n'indi miyoboro tunyuzaho ubutumwa bwiza, yaba Facebook, yaba TikTok, yaba Instagram ndetse nabo tubana kuri WhatsApp group Ijuru Ntirikorerwa n'izindi groupe cyangwa se indi miyoboro ducishaho ubutumwa bwiza. Mwe mudukunda kandi mudukurikira, ndabasuhuje kandi ndabashimira cyane kubera ko muri impamvu ituma dutambutsa ibi biganiro. Mudahari tukaba tutazi ko mutwumva cyangwa se ko mudukurikira, namwe murumva ko tutatambutsa ibi biganiro, ariko kubera ko mutwumva, kubera ko mudukurikira, natwe dushishikarira gukomeza kubagezaho ibiganiro byakubaka ubuzima bwanyu. Mu by'ukuri ubutumwa bwiza ni isoko y'ubuzima bw'iteka, butangira umuntu akiri hano mu isi, ukaba mu isi utekanye, ukaba mu isi uguwe neza, kuko ubuzi neza ko ubuzima bwawe buriho kandi buzahoraho iteka ryose mu Mana. Ubundi cyaha mu by'ukuri cyajyanye umuntu kure y'Imana, bigatuma umuntu rero abaho mu by'ukuri afite impungenge z'imibereho, kubera ko atabeshejweho n'uwamuremye ngo ndetse aba ari we nawe abereyeho. Ubundi igisobanuro cy'ubuzima cyagombye kuba gishingiye aho ngaho, kuba umuntu azi neza ko kuba ariho ku bw'uwo wamuhaye ubuzima, ndetse akaba nazi ko ubwo amubereyeho nawe atazabura kumubeshaho, kandi ukaba uzi ko uriho none ukazanabaho iteka ryose muri uwo nguwo. Abantu benshi rero nyine batekereza ubuzima mu buryo bugiye butandukanye. Hariho amaprincipe y'isi atubwira ubuzima bwiza icyo ari cyo, ariko ukuri nyako nuko nguko, nuko ubuzima bwiza bukwiye gushingira ku wabutanze. Amazina rero yanjye ku batanzi, ku bakurikiye bwa mbere si ibiganiro byacu, nitwa Emile Nshimiyimana, nkaba ndi umwana w'Imana mbikesha kwizera Yesu Kristo, nkaba ndiho nziko kandi nzahoraho iteka ryose muri uwo nguwo. Mu by'ukuri rero ubutumwa bwiza nanjye mbushishikarira kubuvuga nkurikije ubuzima bwiza bwangejejemo. Ntabwo nanjye nari nzi ko umuntu yabaho anezerewe, umuntu yabaho atekanye, umuntu yabaho adatinya urupfu. Gutinya urupfu ni icyorezo ku bantu bose. Umuntu aba yibaza napfa aho azajya, bityo bikamutera ubwoba ndetse bwinshi cyane. Ariko iyo umaze kwizera Yesu Kristo by'ukuri, ukaba uzi neza ko iwanyu ari mu ijuru, ukaba uzi neza ko wababariwe n'Imana kandi ko yakwemeye, uba uzi neza ko uriho kandi ko uzahoraho iteka. Bityo rero n'urupfu ukaba uzi ko igihe ruzazira, aho ruzaba rukujyanye atari habi, ahubwo ari heza, kuko uzaba ugiye kujya noneho by'ukuri ahubwo wabana n'Imana mu buryo bwuzuye. Ijambo ry'Imana niko ritubwira. Iyo dusomye mu gitabo cy'Abaheburayo mu gice cyaho cya 2, reka mpabasomere igitabo cy'Abaheburayo igice cyaho cya 2, kadusome mu izina rya Yesu. Igitabo cy'Abaheburayo igice cya 2, umurongo waho wa 14, haravuga ngo nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Umurongo wa 15, abone uko abatura abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Imana ishimwe cyane. Urumva, nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko na Kristo yabihuje natwe, kugira ngo ese urupfu rwe aruhinduze Satani ubusa, ndetse abone uko atubatura mu bubata bwo gutinya urupfu twahoranye uhereye ku kubaho kwacu. Ntawavuga ko atarutinya atari yizera Yesu Kristo by'ukuri,
kuko ubundi umuntu avuka akatiye urupfu rw'iteka, kujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku umuntu akababazwa iteka ryose. Iyo rero igihe kigeze umuntu noneho akizera Yesu Kristo, akamenya imbabazi Imana yaduhereye muri Kristo Yesu, akamenya ko yababariwe kandi ko Imana yamwemeye, ko atakirimbutse ukundi abikesha Yesu Kristo, noneho urupfu rw'umubiri ruza ari inyungu cyane, nk'uko Pawulo yavuze mu gitabo yandikiye Abafilipi. Mu rwandiko yandikiye Abafilipi yaravuze ngo arega ku bwanjye kubaho ni Kristo kandi no gupfa ni inyungu. Reka nze naho tuhasome, yaravuze ngo ku bwanjye kubaho ni Kristo kandi gupfa bimbereye inyungu. Reka nze mpagere, ni mu gitabo yandikiye Abafilipi igice cya mbere umurongo wa mbere nako umurongo 21, haravuga ngo erega ku bwanjye kubaho ni Kristo kandi gupfa kumpereye inyungu. Ariko rero niba kubaho mu mubiri aricyo kizantera gukomeza kwera imbuto z'umurimo wanjye, sinzi icyo nahitamo. 23 meze mu rungabangabo kuko nifuza kugenda ngo mbane na Kristo, kuko ari byo birushaho kumbera byiza. Nyamara ku bwanyu no kuguma mu mubiri nibyo binkwiriye. Reka rero twumve nk'aya magambo Pawulo avuga ko kubaho ari Kristo no gupfa bikaba ari inyungu kuri we. Ariko akavuga ati kubera Abafilipi nanone akwiriye kuba hari hano kugira ngo akomeze yera imbuto z'umurimo we. Bivuze iki? Bivuze ngo turi hano mu isi kubera abo tugomba kubwira ubutumwa bwiza, kandi umuntu wese wakijijwe wizeye Kristo by'ukuri akaba ari umukiranutsi, nawe yumve ko afite umwenda kubw'abantu agomba kugezaho ubutumwa bwiza, nabo bakagabana uwo munezero nk'uwo yagabanye. Ubundi nta yindi mpamvu yagatumye turi hano, kubera ko aho tujya niho heza kurusha hano. Isi nyine iratera imbere, hari byinshi tukomeza kubona bigenda biza ari byiza, abantu bakabikunda cyane, ariko aho tujya hari ibyiza biruta ibya hano, kubera ko hano ho nubwo haboneka ibyo twakwita byiza, bizana n'imiruho, bizana n'ibibazo. Ntabwo biza ari byiza gusa, ahubwo bizana n'ibibazo byabyo. Mu by'ukuri rero mu isi tuhafite ibyiza byinshi abantu bashima, ariko n'ibibi kandi ntabwo byabura. Niyo mpamvu mu isi hariho kwira, hakabaho no gucya, hakabaho izuba, hakabaho nijoro. Bityo rero tukiri mu isi ibyaho byo birahindagurika cyane, ndetse umuntu uri mu isi wese akwiriye kubimenya. Ntabwo akwiriye gutungurwa n'ibitugeraho hano. Kurwara ni ngombwa, kurwaza ni ngombwa, ntibyabura. Gupfusha ni ngombwa, gukira birahari ariko no gukena birahari. Ntabwo rero kwishima birahari ariko no kubabara birahari. Mu isi ntabwo amakuba yabura, tugomba kubimenya. Ni ikimenyetso simusiga cyuko tukiri mu isi. Noneho rero Pawulo we akavuga ko noneho gupfa ari inyungu. Biratangaje, akenshi kukiriwa turababara, akenshi kukiriya abantu bararira cyane, ariko burya bijyana nuko tudasobanukiwe neza ko hari ubundi buzima bwiza buhari umuntu akwiriye kubamo, bityo ahubwo bukaba ari nubwo kwifuzwa. Niba ari inyungu se, no mu buryo busanzwe bwa hano mu isi, ninde muntu udakunda kunguka? Uko biri kose ntawe. Dukunda kunguka, dukunda inyungu. Ubwo rero niba gupfa ari inyungu, nta muntu ukwiye kubyanga cyangwa se kubigirira ubwoba. Birumvikana turacyafite nanone umurimo wo gukora, niyo mpamvu no kuba mu isi ari byiza, kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu benshi cyane, abantu babuhoke, abantu banezeranwe natwe. Ku mukiranutsi ho arega no mu isi tuhaba tunezerewe rwose. Nubwo amakuba yaza, Bibiliya hari ikintu ivuga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice 5, iravuga ngo twishimira no mu makuba yacu. Oh my God, nacyo ni ikindi kintu gikomeye cyane. Reka njye aho hantu mwumve uburyohe bw'ubutumwa bwiza. Mwari mwumva iki? Mwari mwabona iki? Mukomeze mudukurikire, ntimujye kure ya channel Ijuru Ntirikorerwa TV, muzumva ibintu mutigeze kumva. Reka nsome mbere ku murongo wa mbere, igice cya 5 cy'u rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma.
haravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Tukiri aho ngaho ntaramanuka hepfo, ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Tekereza ubwoba ugira kubera kutizera ko watsindishirijwe na Yesu. Tekereza uburyo uhorana ubwoba, tekereza uburyo wumva Imana mubanye nabi, tekereza uburyo wumva utakoze ibi nibi, tekereza uburyo wumva uyifitiye umwenda. Umuntu wese utemera gutsindishirizwa, umuntu wese ukirwanya ubuntu bw'Imana, uwo muntu ntashobora kubana n'Imana amahoro. Ahorana ubwoba, ahorana ikidodo mu mutima, ahorana igihunga, ahora yumva Imana babanye nabi, ahora yumva Imana atayisanga, ahora yumva Imana yitinye, ahora yumva Imana itamukunda, ahora yumva Imana imuteza ibibazo, ahora yumva Imana imuteza amakuba, ahora yumva Imana imuteza intambara. Ariko ni ukubera kutemeye gutsindishirizwa. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Twebwe twaratsinzwe. Bibiliya nikivuga Waroma 3:23 kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Igicumuro cya Adamu muri iki gice cya 5 n'ubundi 18 umurongo wa 18 haravuga ngo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bahinduka abanyabyaha banacirwaho iteka. Kuvuga kuri Adamu gusa birahagije. Wavutse uri umunyabyaha, wavutse kandi uciriweho iteka, bidashingiye ku mubare w'ibyaha wakoze, bibe byinshi cyangwa bikeya. Igicumuro cya Adamu kirahagije. Wavukanye kamere y'icyaha, uvuka uri umunyabyaha, uvuka uciriweho iteka, uvuka atiwe kurimbuka. Twese twaratsinzwe kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Muri abo bose nawe urimo, nanjye muri Adamu narimo. Ariko Imana ishimwe ko yadutsindishirije kubw'ubuntu bwayo. Kudutsindishiza ni gute? Nuko yatanze Yesu kugira ngo apfire ibyaha byacu, apfire ibyaha byawe, apfire ibyaha byanjye, atugire justifié, adutsindishirize, tubarwe nk'abakiranutsi, abantu Imana itabaraho icyaha. Iryo jambo rero ntabwo ryumvikana neza. Umukiranutsi ni muntu ki? Ngomba kubivuga mukabyumva. Umukiranutsi ni umuntu Imana itabaraho icyaha. Wow! Abenshi baravuga ngo nta mukiranutsi uriho, ngo nuhari bwira 17:70. Ntabwo ari uko bimeze. Ku Mana umukiranutsi ni umuntu Imana itabaraho icyaha. Ariko se niki gituma Imana itabaraho umuntu icyaha kandi akiri mu isi acyambaye n'umubiri? Nuko uwo muntu aba yaremeye ko yatsindishirijwe na Yesu Kristo. Nuko uwo muntu aba yaremeye ko ibyaha bye byose burya Yesu apfa ari byo yazize, kandi yabizize rimwe ngo bibe bihagije iteka ryose. Naho rapfa nabyo mugomba kubyumva. Yapfuye rimwe nk'igitambo gikuraho ibyaha byacu. Ariko kwari ukugira ngo twebwe duhinduke abere imbere y'Imana, duhinduke abatagawa imbere y'Imana, duhinduke abantu Imana itabaraho icyaha. Nivugiraga rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Tekereza ubanye n'Imana amahoro. Wow, amazing. Ni ibintu byiza cyane. Uri umuntu Imana itabaraho icyaha ntako bisa. Ukaba uri mu isi uzi neza ngo Imana irankunda, Imana iranyemera, Imana nta cyaha na kimwe imbonaho kubwo maraso ya Yesu Kristo. Dufite amahoro rero ku Mana, ariko ngo kubw'umwami wacu nde Yesu Kristo, ngo wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo kugira ngo tubone uko twiringira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ibyiringiro ni ikintu gikomeye cyane. Kuba uri mu isi wiringiye kuzajya mu ijuru, kuba uri mu isi wiringiye kuzabona ubwiza bw'Imana, kutazahunga Imana, kuzareba Imana muhanganye mu maso, amaso ku maso. Ariko byose tubikesha gutsindishirizwa no kwizera. Ubwo nibwo butumwa bwiza. That's the gospel. Ubutumwa bwiza buduha ibyiringiro, ubutumwa bwiza buturemera ibyiringiro, ubutumwa bwiza buduma tubaho twiringiye kuzabana n'Imana iteka ryose. Ibindi bakubwira by'amategeko ntabwo washobora amategeko. Amategeko afite umumaro wayo, ni ukukwemeza ko uri umunyabyaha, ni ukwemeza ko uri umunyabyaha ku bwa Adamu, ni ukwemeza ko udashobora gukiranuka. Niwo mumaro w'amategeko. Ntabwo amategeko ari kugutsindishiriza, nayo kugutsinda. Ntukishingikirize ku mategeko. Dekada ni nko kwitabaza ukurega ngo bari ukuregura cyangwa se ukurenganura, ntago byashoboka. Cyangwa se ukuburanira, ntago byashoboka. Gatatu ni mu gice cya 5 cy'Abaroma. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, ko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Haleluya! Twishimira no mu makuba
yacu kubera ko tuzi ko amakuba atera kwihangana. Tekereza, umukiranutsi ni umuntu wishimira no mu makuba. Oh haleluya. Kubera ko turi mu isi iriho byose, iri ibyiza, ikabaho n'amakuba, ikabaho n'intambara. Nta buryo kwishima iteka byashoboka rero umuntu adafite no kwishimira no mu makuba. Ariko umukiranutsi burya uwatsindishijwe no kwizera burya we yishimira no mu makuba, kubera ko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Amakuba atera kwihangana, kwihangana kugatera kunesha, no kunesha kugaturemera ibyiringiro. Iyo niyo mpamvu twishimira mu makuba yacu, nuko tuzi ko hari ubundi bwiza twinjizamo, aturemera kwihangana muri twebwe, no kwihangana kukarema kunesha, kunesha kukarema ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Birashoboka rero kubaho wishimye iteka, ukishimira no mu makuba. Niyo mpamvu mu rupfu mubura twishima. Iyo duherekeza mwene data watabarutse turishima. Kubera iki? Tuba turi mu makuba nibyo, ariko tukishima kubera ko twishima iteka no mu makuba yacu. Ikindi nuko tuzi ko apfanye ibyiringiro byo kuzabona Imana amaso ku maso. Tuzi ko yemeye ko yatsindishirijwe, tuzi ko yemeye ko yababariwe ibyaha bye byose. Niyo mpamvu mubona twishima. Tuba tuzi aho agiye, aho agiye niyo heza. Mwumvishe ko Pawulo avuga ngo kubaho ni Kristo, kandi gupfa bikamubera inyungu. Turi hano kubera Yesu, kugira ngo tumuvuge, tumwamamaze, tubwire abantu ibya Yesu. Abantu ntibabizi, abantu bishigiza ku mategeko, bagahora bumva ari abanyabyaha, bagahora bazarimbuka. Ariko dore kugira ngo tubwire abantu ibya Yesu, nibamwizera babeho neza, babeho barababariwe, baratsindishirijwe, bafite umunezero w'ijuru, bafite ibyiringiro by'uko iwabo ari mu ijuru. Pawulo yandikira Timoteyo amubwira amagambo akomeye cyane. Mu rwandiko rwa kabiri yamwandikiye inzandiko ebyiri, murabizi, urwandiko rwa mbere, urwandiko rwa kabiri. Hanyuma mu rwandiko rwa kabiri amubwira amagambo akomeye, ngira ngo turebere hamwe mu gice cyaho cya mbere, umurongo wa 8 ukageza nko ku murongo wa 11. Aramubwira ngo nuko ntukagire isoni zo guhamya umwami wacu cyangwa izanjye imboheye, ahubwo ufatanye nanjye kurenganirizwa ubutumwa bwiza, ufashijwe n'imbaraga z'Imana yadukijije ikaduhamagara guhamagara kwera, itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo ibitewe n'uko yabigambiriye ubwayo, no kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose, ariko none bukaba bwarerekanywe no kuboneka k'umukiza wacu Kristo Yesu, wahinduye urupfu busa akerekanisha ubugingo no kudapfa ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa nibwo nashyiriweho kuba umubwiriza wabwo n'intumwa n'umwigisha w'abanyamahanga. Imana ishimwe cyane. Hano deja tukiri kuri ya magambo twavugaga y'uburyo ubutumwa bwiza nyine buhindura urupfu ubusa. Urabona ko n'ubundi Pawulo yongera kubigarukaho agaragaza ko ubutumwa bwiza tuvuga, ubutumwa bwiza twizeye, bukaba ari nabwo natwe tubwiriza, ni ubutumwa bwiza iyo umuntu abwizeye urupfu ntirwongera kumutera ubwoba. Kandi nyine koko nk'uko tubizi, urupfu nicyo kintu ahari kiruta ibindi mu gutera abantu ubwoba hano mu isi. Ariko iyo wizeye ubutumwa bwiza, tekereza ko narwo urugenda hejuru. Ese ubwo uramutse urugenda hejuru, ikindi kintu cyakugenda hejuru cyaba mu by'ukuri ari ikihe? Urumva rero nawe ukeneye ubutumwa bwiza, wowe twumva ukeneye ubutumwa bwiza, ariko nawe wizeye ubutumwa bwiza ukeneye kubwira abantu ubutumwa bwiza. Dufatikanye, ntacyo bigutwaye gusharinga iyi video, kubwira abantu ko hari ahantu ubutumwa bwiza buri kuvugirwa kandi bwizewe kandi bukiza. Umutima wawe niba uri kuririmba amahoro, niba uri kuririmba umutekano w'iteka utarimo no gutinya urupfu, mu by'ukuri bwira n'abandi ko muri Kristo byashobotse ko habaho ibyiringiro by'ubuzima bw'iteka ryose. Kubera ko hano ngo Imana yahinduye urupfu ubusa, noneho ngo yerekanisha ubugingo no kudapfa. Amena. Ijambo ry'ubutumwa bwiza, ijambo ry'ubutumwa bwiza rihishura ubugingo buhoraho no kudapfa. Kuba wumva udafite ubugingo buhoraho, ntabwo wigeze wumva ubutumwa bwiza. Wumvisha ibihuha byabwo, ariko ntabwo wigeze wumva ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bukugezeho buguhishurira ibanga ry'ubugingo buhoraho, ku buryo uba mwisi uzi neza ko ufite ubugingo buhoraho mu buryo budasubirwaho, ndetse
ukaba uriho nyine koko utanatinya urupfu, wamaze kubona ubugingo buhoraho, ntabazapfaga. Gupfa ntabwo abantu babyumva neza. Ntabwo gukurwa mu mubiri byitwa gupfa ku mukiranutsi, ni ugukurwa mu mubiri nyine. Urupfu rutwara uyu mubiri ntaho ruba rujyanye umukiranutsi. Umukiranutsi ni umuntu w'umwuka uvuka ku Mana. Impamvu ni uko iyi mibiri tuyisangiye n'abantu bose. Bivuze rero ko icyaremwe gishya si uyu mubiri, kubera ko iyo nkijijwe ntabwo mpindurirwa umubiri, ahubwo mpabwa iryo vuko rishya ry'umwuka ryo ku Mana, nkaba mpawe no kuzabaho iteka ryose, ahubwo mbikiwe undi mubiri Imana yambikiye mu ijuru usa n'uwa Kristo Yesu. Uko azaza asa nanjye niko nzasa. Nibyo Yohana avuga mu nzandiko ze ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ntabwo kwari kwerekanwa. Ariko akavuga ngo icyo nzi cyo nuko uko Yesu azaza asa nanjye niko nzasa. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Paulo rero abwira Timoteyo ngo ntakagire isoni zo guhamya umwami wacu Yesu Kristo. Ariko come on, ni gute twagira isoni zo guhamya Yesu wakoze ibintu bimeze bityo? Yesu wadukuye mu rupfu rw'iteka akadushyira mu bugingo bw'iteka. Yesu watugize abakiranutsi. Yesu watugize abatagawe imbere y'Imana. Uwo nguwo wadukoreye ibyo ngibyo, ni gute twagira isoni zo kumuhamya? Kera nta nubwo twari tuzi Yesu, twarihamyaga tuzi ngo turahamya Yesu. Twabwiraga abantu ko bashobora kugira ibyo bakora kugira ngo babe abakiranutsi, babyikoreye, babyishatsemo. Mu by'ukuri se koko uwo ni Yesu twavugaga? Yesu niwe watugize abakiranutsi. Yesu niwe watugize intungane. Yesu niwe watugize abera, abaziranenge, abantu batagira icyaha imbere y'Imana. Uko niko guhamya Yesu. Abantu barihamya bavuga ngo bazi kwiriza ubusa, ngo barasenga cyane, ngo batanga cya 10 n'amaturo, ngo wa mufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Wa mufarisayo uvuga mu rwandiko mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, ngira ngo mwarahasomye mu gice cya 18 umurongo wa 9, avuga ibyo akora, uburyo afasha abakene, ugatanga icya 10 ku byo yungutse byose. Come on, ubwo se Yesu ari he muri ibyo bintu? Ariko ubutumwa bwiza noneho buhamya Yesu. Paulo abwira Timoteyo, nubwo abantu benshi bihamya, nubwo abantu benshi bahamya amategeko, nubwo abantu benshi bahamya ko bashobora gukora ibi n'ibi, bavuga ko ari byo bizabajyana mu ijuru, ariko wowe ntukagira isoni zo guhamya Yesu. Murabizi ko ubutumwa bwiza buratukwa, ariko umuntu ashobora no kugira isoni zo kubuvuga kubera ukuntu butukwa hanze aha. Ngo ubutumwa bwiza, ngo nawe nguri muri banyabuntu, ngo nawe uri muri babandi bavuga ngo byose byararangiye. Nimba Yesu atarabirangije niwe uzabirangiza ma. Ngaho mwiri ibintu Yesu atarangije wowe ukazabirangiza, wabona noneho uri gihangange. Uzi ko waba uri hejuru ya Yesu neza. Oya, tuzavuga Yesu niwe wadukijije, tuzavuga umusaraba niryo bendera. Niko umuririmbyi avuga, aravuga ngo umusaraba niryo bendera ryacu twebwe abakijijwe, ngo twemere n'isoni zawo niwo utuneshereza. Isoni ni zihe? Ni uku nyine abantu iyo tuvuga ibyo badukoze isoni. Iyo tuvuga ibyo ngibyo abantu baravuga bati mwarayobye, mwarasaze. Kubera iki? Kubera ko turi kuvuga imirimo y'abantu, ariko mu by'ukuri Yesu niwe tuboneramo agakiza, niwe wadukijije. Avuga rero ko Timoteyo adakwiriye kugira isoni zo guhamya Yesu umwami wacu, cyangwa se imbohe ye ariyo Paulo, cyangwa se bene data. Sibyo? Duhamye Kristo, tuvuge bene data nabo bahamya Yesu, dufatikanye nabo se mu yandi magambo, ahubwo ufatanye nanjye. Amena. Kurenganyirizwa ubutumwa bwiza ufashijwe n'imbaraga z'Imana. Ko muturenganyara, ko baturenganyara cyane. Kuturenganya ni ibitutsi twakira kuri social media, abadukurikira bavuga ko twayobye, ko turi kuyobya abantu, nyamara turababwira ukuri. Ntabwo turi kubayobya, nta nyungu twagira mu kubayobya. Ukuri tubabwira ni ukwadukijije kugira ngo namwe mukizwe nuko kuri kwadukijije. Ufashijwe n'imbaraga z'Imana. Haleluya. Mu butumwa bwiza twakira n'imbaraga y'Imana. Abaroma mu gice cya 1 umurongo wa 16 baravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibungoza isoni, ngo kubera ko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza no kumugira iki, ngo kuko no muri bwo ngo arimo gukiranuka kuva ku Mana, guhishurirwa, guheshwa no kwizera, kugakomezwa nako, nkuko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Ariko muri ayo magambo ndakuvuga gusa ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa,
Mungu asifiwe sana. Ngo afashijwe n'imbaraga z'Imana. Imbaraga zidutera kuvuga ubutumwa bwiza ntago ari imbaraga zacu, ni imbaraga z'Imana. Imbaraga zituma dukomera mu bitutsi, mu gutotezwa, ntabwo ari imbaraga zacu, ahubwo ni imbaraga z'Imana. Mungu asifiwe sana. Umwami nashimwe cyane. Imana yadukijije ikaduhamagara guhamagara kwera. Imana ishimwe cyane. Imana tuyihamye, niyo yadukijije iduhamagara guhamagara kwera. Ahandi mu Kinyarwanda iduhamagarira kuba intungane. Haleluya. Yaraduhamagaye tugira abera, itugira intungane. Amena. Hari igihe ngo narahamagaye ngo mfite umuhamagaro, ngo nahamagariwe uburirimbyi. Oya, twahamagariwe kuba abera, guhamagarwa kwera, guhamagarirwa kuba intungane. Ntabwo twahamagariwe kuba abapasitoro, twahamagariwe kuba abera. Imana ishimwe cyane. Ibyo bindi byaza nk'ingaruka z'icyo twagizwe cyo muri Kristo Yesu. Haleluya. Ngo itabitewe n'imirimo yacu. Imana ishimwe cyane. Twagizwe abera, twagizwe intungane, kandi Imana itabitewe n'imirimo yacu. Imana ishimwe cyane. Ahubwo ibitewe nuko yabigambiriye ubwayo. Haleluya. Imana yatugize abera kubw'umugambi wayo. Imana ubwayo niyo yasetinze ubwo buryo bwo kuzagira abantu abera. Ni umugambi wayo uhereye kera cyane. No kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose. Burya bwa buntu murwanya, bwa buntu mwanga, bwa buntu abantu batuka, bwa buntu nibwo Imana ikoresha ikagira abantu abera. Kandi reka mbabwize ukuri, umuntu wese utizera ubuntu bw'Imana ntashobora guhamya ko ari umukiranutsi. Ngaho bihamye, nyandikira muri comments, mbwira ko nawe uri uwera, mbwira ko uri umukiranutsi. Niba utizera ubuntu bw'Imana ntibishoboka. Kubw'ubuntu bwayo yatugize abera, itabitewe n'imirimo yacu. Ntabwo imirimo yacu ari itugira abakiranutsi, ntabwo imirimo yacu ari itugira abera, ahubwo ubuntu bw'Imana twaherewe muri Kristo Yesu. Umugambi Imana yagize uhereye kera cyane, kwizafata wa muntu wagomye, kwizafata wa muntu waguye, kwizafata wa muntu wacumuye, ikamushakira umucunguzi Yesu Kristo. Yesu akaza akijira ibyaha by'uwo muntu, Yesu akaza agapfira ibyaha by'uwo muntu, uwo muntu agahinduka uwera, umukiranutsi, umuziranenge, umuntu Imana itabaraho icyaha. Imana ishimwe cyane. Imana niyo yabigambiriye kuva kera, ibisohoreza muri Kristo Yesu, itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze. Haleluya. Ahubwo ibitewe nuko yabigambiriye ubwayo. Haleluya. No kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose. Imana ishimwe cyane. Ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije. Ubuntu bw'Imana nibwo bwatugize abera. Nawe nibwo buzakugira uwera. Ubyange ubyemere. Niyo nzira yonyine ishoboka, nta yindi nzira ibaho. Komeza udukurikire nawe bizakunda. Hari igihe uyu munsi arimo urabyumva, ariko turakwifuriza gusobanukirwa. Ariko none bukaba bwarerekanwe no kuboneka k'umukiza wacu. Haleluya. Yesu Kristo. Ubwo buntu Imana yagambiriye kutugirira ubuntu uhereye kera kose. Yego, abahanuzi barabivuga, ba Yesaya barabivuga, ba Yeremiya barabivuga. Abahanuzi bose bahanuye ibya Yesu Kristo uzaza mu isi, agakiza abari mu isi, akatugira abakiranutsi, akatugira abera, akatugira abantu Imana itabaraho icyaha. Umukiza wacu Kristo Yesu wahinduye urupfu busa. Haleluya. Aho mbageze ndishima. Yahinduye urupfu busa, akerekanisha ubugingo no kudapfa ubutumwa bwiza. Haleluya. Ubutumwa bwiza tuvuga nibwo buhindura urupfu busa, bugaragaza uburyo Yesu yadukijije. Haleluya. Ubutumwa bwiza nibwo buhindura, haleluya, urupfu busa, bugaragaza uburyo Yesu yadukijije, akerekanisha ubugingo no kudapfa. Ijambo ry'ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza tuvuga nibwo bugaragaza ubugingo buhoraho no kudapfa. Amadini akubwira kuzabona inzu, abantu bakubwira kuzabona umugore, kuzabona umugabo, kuzakurwa ku cyavu, kuzabona akazi, ariko ubutumwa bwiza bugaragaza ubugingo no kudapfa. Haleluya. Ibintu by'iteka ryose, ubugingo buhoraho no kudapfa, kubaho iteka muri Kristo Yesu, nicyo ubutumwa bwiza buhishura, nicyo ubutumwa bwiza bugaragaza. Haleluya. Ukubwira nakubwira ubutumwa bwiza, ngimane kujyanye muri Amerika, ayo ni amakuru asanzwe inshuti yanjye. Ngimane kujyanye ngo muri Canada, ni amakuru asanzwe inshuti yanjye. Ngimane irakuzamuye ngo ubonye akazi keza, ayo ni amakuru asanzwe.
ntabwo Yesu aricyo yapfiriye, niyo adapfa akazi kari kuboneka. Haleluya. N'abatamwizera akazi baragafite. Haleluya. Na n'ubu bafite akazi keza cyane, amakampani akomeye akora indege n'ibindi, nibo bayafite. Ubutumwa bwiza butubwira ko hariho ubugingo buhoraho bwabonekeye muri Kristo Yesu, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Iryo niryo jambo ry'ubutumwa bwiza, nirishura ubugingo buhoraho no kudapfa, ntituzapfa. Can you believe? Icyo wakizera ubuti kirakomeye cyane. Ariko ubutumwa bwiza nibwo butugira abakiranutsi ku Mana, bukadukuraho urubanza rw'ibyaha. Kandi yumaze kuba umukiranutsi ubuhawe kubaho iteka ryose. Iwabo w'abakiranutsi ni mu ijuru. Paulo yavuze, murabyibuka, yavuze ko agira ahubwo amatsiko, akavuga ko gupfa kuri we ari inyungu. Abavuga iki? Gupfa k'uyu mubiri ni inyungu, kubera ko tuba twinjiye noneho aho batagipfa, tuba twinjiye mu bugingo bw'iteka ryose, tukazanahabwa indi mibiri itari uyu nguyu urwara, itari uyu nguyu usonza, itari uyu nguyu ukenera kwambikwa imyenda nk'iyi twambaye, itari iyi ngiyi tubabariramo, ahubwo tugahabwa ubugingo buhoraho, tukazabaho iteka ryose mu Mana. Umurongo wa 11, ubwo butumwa nibwo nashyiriweho kuba umubwiriza wabwo. Haleluya. Haleluya. Ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana nibwo Paulo yashyiriweho kuba umubwiriza wabwo. Wowe ubwiriza iki niba utabwiriza ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana? Niba utabwira abantu iby'ubugingo buhoraho, niba utabwira abantu uburyo bazajya mu ijuru, urimo urababwira iki? Paulo avuga ko ubu butumwa bwiza aribwo yashyiriweho kuba umubwiriza wabwo n'intumwa n'umwigisha w'abanyamahanga. Paulo kare wahindutse intumwa ku banyamahanga, agahinduka umubwiriza w'ubutumwa bwiza ku banyamahanga, akaba umwigisha, akaba intumwa kuri twebwe. Wowe ibindi ubwiriza kuri umunyamahanga nkanjye, abanyamahanga ni abantu batari Abisiraheli, ibindi wabibwiwe nande? Paulo yatubwiye ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, atubwira ko nawe yagizwe uwera, umukiranutsi kubw'ubuntu bw'Imana. Yusomye mu Bafilipi mu gice cya 3 nko ku murongo wa 9 gutyo, avuga uburyo nanone nawe kera yajyaga yiringira imirimo, kera yarazi ko azakizwa n'imirimo ye. Reka mpagere, ntacyo bitwaye, reka amasome nihuta, ntago mbarambira, mwihangane. Reka mpere ku murongo wa 4, haravuga ngo niba hari umuntu wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira iby'umubiri, njyeweho namurusha. Iby'umubiri Paulo avuga ntimugire ngo ni ibindi, ni imbaraga z'umubiri, ni performance cyangwa se kubahiriza amategeko kwawe, ni imbaraga gusenga cyane, kwigomwa ibyo kurya, gufasha, gukora ya mirimo yose, kuririmba muri korari, nibyo ari kuvuga by'umubiri. Niba hari umuntu wese ufite impamvu imutera kwiringira umubiri, njyeweho namurusha. Umurongo wa 4 w'igitabo cy'Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 4 nuko Paulo abivuga, aravuga ngo yakurusha. Nawe yarabigerageje gukorera Imana, yarabigerageje kubahiriza amategeko, yarabigerageje kuvuga ko ashoboye, yarabigerageje kurwana intambara y'umubiri, ariko aravuga ngo n'undi wese watekereza ko yakwiringira umubiri we, yakwiringira imbaraga ze, yakwiringira gukiranuka kwe, Paulo aravuga ngo yamurusha. Ku murongo wa 5, dore nakibwe ku munsi wa 8. Uzi ko abantu bavuga ko bubahiriza amategeko batanayazi? Umwisirayeli w'umugabo w'igitsina gabo yagombaga gukibwa ku munsi wa 8. Byari mu mategeko y'Abisirayeli n'andi mategeko menshi cyane. Ndo mu bwoko bw'Abisirayeli, ndo mu muryango wa Benyamini, aravuga ubwoko bwe. Ndo mu bwoko bw'Abisirayeli, ndo mu muryango wa Benyamini. Uwo ni Paulo. Ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko. Arimo aravuga igisekuruza kiwe mu Bisirayeli. Ese we wavuga ko ubahiriza amategeko gute utari no mu Isirayeli? Abize nibo bayahawe, wese uvuga ko uyubahiriza gute utaranayahawe? Ndi umufarisayo ku by'amategeko, ku by'ishyaka narenganyaga itorero. Ku by'ishyaka ry'imirimo Paulo yarenganyaga itorero. Ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Ngaho mbwira ori inyangamugayo ku mategeko tuyagiyemo. Tujye ku cya 10 gusa, uri inyangamugayo ku cya 10, uragitanga neza. We yitangira ubuhamya, akavuga ko ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko yari inyangamugayo. Biragoye. Aravuga rero ko yarusha abantu bose. Paulo aravuga ngo abantu bose bavuga ko bakubahiriza amategeko y'Imana yabarusha.
yabarusha, ariko avuga rero ko yari inyangamugayo. Ku murongo wa 7 rero, nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Ibyo bintu byose yirataga, indamu ari kuvuga hano ntabwo ari amafaranga, ibyo bintu byose yari proud of, yumvaga yarata imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Ibyo bintu byose yumvaga azagenderaho kugira ngo bimujyane mu ijuru, yabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Amaze gusobanukirwa ibyo Yesu yakoze, yasanze ibyo yiringiraga bye byose ari igihombo. Yavuze uburyo yagiraga ishyaka ku buryo arwanya ababwiriza ubuntu akanabica abo mu itorero ry'Imana abera, nk'uko nawe ujya ubarwanya uyu munsi. Nawe yarabarwanyaga akanabica, bica Stefano yari ahari anashyigikiye ko bamwica. Uzabisome mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 6 n'icya 7. Ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kuko ubutunzi butagira akagero aribwo kumenya Kristo Yesu. Arega impamvu urwanya ubuntu nuko utazi ubutunzi burimo. Iyo Imana izagwe gushirirwa ubuntu bw'Imana, ubutunzi butagira akagero. Tuzavuga ubuntu amanywa nijoro, tuzavuga ubuntu usiku na mucana, tuzavuga ubuntu ku wa mbere kugeza ku cyumweru 10 janvier au décembre. From January to December tuzaba turi kuvuga ubuntu bw'Imana, nibwo bwonyine bukiza. Haleluya, haleluya. Kubwo ubutunzi butagira akagero bubonerwa muri Kristo Yesu. Yesu arimo ubutunzi butagira akagero. Tumaze gusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo uburyo ubutumwa bwiza tuvuga buhindura urupfu busa. Haleluya. Ikintu giteye isi yose ubwoba, ubutumwa bwiza bugihindura ubusa. Tuvuge ikindi iki cyagira abantu neza gutyo? Ubutumwa bwiza buhindura ubusa urupfu. Haleluya. Kubwo ubutunzi butagira akagero aribwo kumenya Kristo Yesu. Tuzakomeza gusobanura no kubakijijwe, tuzakomeza kumvira hamwe ubwo butunzi butagira akagero. Butari ukuba tuzajya mu ijuru gusa, butari kuba dufite ubugingo buhoraho gusa, ahubwo muri we harimo ubutunzi butagira akagero. Kubwo uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo nonke Kristo. Utari watekereza ko ibyo ufite byose nta mumaro, ibyo wiringira byose nta mumaro, bya bindi byose wavuga ngo urasenga, ngo uraririmba, ngo ufite ijwi ngo rigera kure, ngo urumubwiriza butumwa ngo ubushake n'ibindi, amatitere ntazi abantu bagenda bihereza n'abandi bakayabaha, utaramenya ko ibyo bintu byose ari ubusa, ntago urakamenya ibya Kristo Yesu. Nakugeraho uzamenya ko ibindi byose wirataga mu by'ukuri ari ibyo mumaro mukeya. Kandi mboneke, haleluya, umurongo wa 9, kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko. Haleluya. Ugeze muri Kristo ntago wongera kwirata gukiranuka kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera Imana. Ishimwe cyane. Haleluya. Mboneke ko ndi muri we, nanjye ndi muri Kristo, ndafite gukiranuka kwanjye kuzanwa n'amategeko, ahubwo mfite gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Uko gukiranuka niko tubabwira, niryo banga ryo kujya mu ijuru, niryo banga ry'ubutungane. Ufite uko gukiranuka rero, kubera ko kudahindagurika, ahorana ibyiringiro. Tekereza kuba uvuga ngo kugira ngo mu ijuru ngo byaterwa n'uburyo ngo napfuye meze, ngo niba napfuye ngo nitunganije, ngo niba napfuye ngo niyejeje. Reka da. Uko gukiranuka guhindagurika n'ukwawe. Ntumva se kuniyeza, ariko Yesu yaratwejeje inshuti zanjye. Turababwira Yesu weza abamwizera, Yesu watwejeje urupfu rwiwe. Tubivuge se? Abaheburayo 10 umurongo wa 10 haravuga ngo gushaka kw'Imana kwatumye twezwa. Haleluya. Twezwa, apana twiyeza, twezwa tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Haleluya. Yesu ibyaha byacu byagiye mu mubiri nk'uko Petero abivuga, abibambanwa ku giti, abidukuraho abyishyiraho, ajya kubambwa ari byo azira. Duhinduka abakiranutsi kubwe, duhinduka abera kubwe, duhinduka abantu Imana itabara icyaha ku bwa Yesu. Haleluya. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Uwabwizeye yahinduka intungane, uwabwizeye yahinduka umukiranutsi, uwabwizeye abari mu isi itabarwaho icyaha, akaba ari mu isi azi neza ko iwabo ari mu ijuru. Iyo mutubona twishimye rero no mu byago twanapfushije,
impamvu nuko tuba tuzi ngo bene data bagiye mu ijuru, bene data baratabarutse. Mu ijuru niho heza, ntago hano ariho heza. Umuririmbyi aravuga ngo niyabizera bazajya kuba, ngo muri iyi si ntaho tuzakirira, ngo nta hantu hatagerwa n'umubisha, ngo mu ijuru ngo bibi nta hantu twabihungira, ngo ntaho mu isi ntaho. Mu ijuru niho iwabo wabizera. Umukiranutsi utashye mu ijuru ni umwana utashye iwabo, ntago tumurerera, turanezerwa tukavuga ngo agiye aheza, aruhutse imiruho n'imihate, iwabo ni mu ijuru, najye kuruhuka, atsinze ibigeragezo bya hano, aratabarutse, haleluya, agiye aheza kurushaho yarari, avuye mu bwiza ajya mu bundi. Cyakora tukiri na hano turabizi neza ko imbaraga z'ubumana zikorera muri twebwe zituma twihanganira byose, ziduhesha kuhaba tunezerewe, tuguwe neza, twishimye, duseka iteka. Hari abantu bambaza ngo kuki wari useka? Nakize umubabaro, nakize umuruho, nakize kwiheba, nakize kwiganyira. Yesu yishyuye byose, Yesu yatwaye imibabaro yanjye yose, yarayikoreye, yarababajwe bihagije kugira ngo nezerwe, kandi nezerwe iteka. No kunezerwa iteka ni uguha Yesu icyubahiro, no kunezerwa iteka ni uguha umusaraba wa Yesu icyubahiro. Ni ukuvuga ngo umubabaro wacu warawutwaye Yesu, warakoze mwami wacu, waduhaye kwishima mu mubabaro, waduhaye kwishima mu makuba, waduhaye kunezerwa iteka. Turagushimira iteka, nanjye mpora ariko namwe ndabashimiye. Wowe wifuza kujya kuri WhatsApp group yacu, ni karibu tukwakire. 0784 4257. Niba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, shyiraho akamenyetso ko guteranya 250 784 4257. Tugane tukwakire, dusangire ibyiza byo mu ijuru. Kandi subscribe ni mutari wabikora kuri WhatsApp group yacu. Waratinze cyane. Hano hari umunezero, hano hari ibyiza byinshi, hano hari ubutunzi butagira akagero. Ngwino tubane, wisigara nawe, wihomba. Ibyiza byarabonetse, bisumba cyane ibyo watekereza, bisumba cyane ibyo bakubwiye, bisumba cyane ibyo umutima wawe wifuza. Hari ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo Yesu. Ndabashimiye by'umwihariko kubabanye natwe mu kino kiganiro, mwakoze cyane. Ariko mbabwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Bye bye rero, naho ubutaha. Mwami Yesu abarinde, amahoro y'Imana aruta cyane ayo nababwira, aruta cyane ayo mwakwifuza namwe ubwanyu, atwarire mu mitima yanyu none n'iteka ryose ku bwa Yesu. Amen.